umva mwana ntabwo njyana mu bintu kine nabyo aho mwe mugiye ngenda umva mukatasi mwabasazi ceceka ako je mudugudu kangwiza ceceka ndababaza muri gupfuki nje nakunije mu kayitasi twavuganye yuko azaza yiba muri kayitsi wabo nanjye nkiba mu mudugudu iwacu nigute yifata akaza kuya mu mudugudu iwacu bo natwe abana dukunda zirimo komedi imana y'ibintu umukayitasi duhane gahunda yuko agomba kwiba mu mudugudu iwabo ahengikire shaje kwiba mu mudugudu iwacu arenga umudugudu ibiri irangure mana yanjye nayo pande kagenza yiba no umukayitasi yayiba cyaka umfatira ndamumenagura bawe kangende ndamumenagura ariko buretse mugabo wangiye hehe oya mugora wisakuriza wisakuriza ariko ndakwiyamye ngiye wisakuriza no giye hehe nyine cyaka yifate cha aze kwiba mu mudugudu iwacu abonye katagomba kuhaza urumva aho ngafatira ndakamanyagura buretse ubushanje ndamumenagura mu muhanda buretse nese muri gupfa yuko yasha kibara umudugudu w'iwanyu umukatasi ni igisamura nkabicinde ariko nigute yifata akaza kwiba mu mudugudu iwacu kwabonye kagomba kwiba mu mudugudu ako nagasubiza shaka nese wajya kumenyeke ko ahubwo ndagenda kamenagura n'abagabo bibisambu pe ubu se ndamenya hagiye kari bugaruka amahoro koko ashobora kuzamukuyemo amaso ke bamukuye iryinyo aha ndaba numva uko bimera Deka ye ndamumenyagura buretse umva mwana cyego se mumbabarire mu ndangi n'umugabo bita cyaka bigenze ute ko mbona mwimbaza byinshi je mukandanje ngimbwa yari y'amavubi cyahinze we nabyimbwe je mu ndangi cyaka ari aho mfatira buretse rawiyumva mweke nyabyo no se nonese nibiki oya na ibyo ngibyo mwibimbaza ibyo yankureke n'icyo mbizi gusa mu ndangira hari mwege mumaze kurwana se cyabigiye we nabyo kurwana mwe mu ndangi cyaka ngenda mushaka urumva kugira ngo tumuce hano hirya ari imbere mwe murakoze cyane mwe murakoze Deka ye shaka igende ikomereze nari Chaka kamani babinkorete kanguzugurike cyaka je ni byinda ariko none se nibiki ukagira imana wa mukayitase je amasezerano kwani ntago yazo ariko ugahambirwa kamengureko amasezerano kwani ntago yazo chaka ako se none bigenze gute chaka ntago yazo nindapfuye se ndiyapfuye wa mukayitase twavuganye guki haje twavuganye guki nawe kwavuze ko uzaza wiba mu mudugudu wanyu nari nkiba mu wacu wese nibyo ese rugo ngemera ukakwiba mu mudugudu nese wambesire irangure yarayibuze ninde warayiyiba irangure yarayibuze ninde warayibye izo ngegera zatujemo zitangiye kwibira we nabyingegera amagambo nabiri gusa zana amafaranga wayigurishije tuyagabane zana amafaranga anga nta wundi muntu nzi watinyuka kwiba inahangaha ninjye nawe twenyine babiri ubwo rero niwe n'abandi bahindutse ibisamana uzabaze we n'abandi bahindutse ibisamana niko tutama ngewe nakubwiye ngo zana amafaranga anga tuyagabane ngewe bitaye ngo ibyo birabi ariko mani bicamuka ngiye kangubwiza ukuri urabona mu mudugudu wacu boro zashizemo kandi ari iwanyu ngewe mura waraziteretse ntabwo ubushaka kuzitwara nese wambesire we niba boro zarashize ni ngombwa uze kusagara mu gace kanje nese mu gace kanje niba byarashize mu niba ufite agace kawe nawe nkaba ufite akanje nigute bazagara mu gace kanje none se reka ngubwira agace kawe nigute ugatereka kandi ishonje ngiye chaka nta magambo yose mvuga nawe ngiye urameze ingure yanjye cyane turashije ibihumbi 40 byonyine nkamereza vino aho ngaho ariko mwana veni nawe waba unzonze mwana uzijoro narayimenye mwana y'igicuku urayameza cyangwa iyo ndikuremo wenda nanjye uri kwema nanjye nazidefanda nkubwire ndaguhe 5 bitanu byahe urameza 20 cyangwa kuyamereza reka jye fata nijoro mwana nka bintu dushime urameza 20 cyangwa kuyamereza kandi ni kabi umereza ngaho ari mu bitangiye nanjye nyine nayo nigeze ntwara pe ako se mwe mutaza kwita mu bintu mutazi umukata sifata nanjye jije kagiye kugica ese ngurube ni yawe ni yanjye rara gushuka ako se we buriya bari abantu bari kurwana ntibari bwicane ahubwo reka tujye kureba mudugudu turimo turashize none ako ndebera nka mudugudu kwera ariko mudugudu ubwo uranga utazi ko abantu bagiye kwicana mbona ntari umutwe mujye munda ibi kibande bagiye kwicana ako se uranga utazi ko abantu bagiye kwicara mu muhanda semana yaje n'abagabo babiri baba bararwana hara mu muhanda barenda kwicana nese ngo barapfa kimwe bo mwahageze natwe ntago tubizi ariko kujya gutabara batarica yewe no mudugudu je urananiye pe tugende ndebe uretse ariko shanda kwereka tugenda nyine njye nabo njye mu bintu kine nabyo mudugudu wacu barerejeho abantu
aho mwe mugiye genda umva mukatasi mwabasazi kwa mudugudu ahanga ako je mudugudu kangwiza ceceka ndababaza muri gupfiki nje nta kuntu ngiye mukayitase twavuganye yuko azaza yiba muri kayitsi iwabo nanjye nkiba mu mudugudu iwacu ni gute yifata akaza kwiba mu mudugudu iwacu bundi muri make mwese muri bisambo ninde turi bisambo njye ntabwo ndi igisambo utari igisambo suri iki wamukatase ingura njyewe nitwaye njyewe natwaye afite amahane mudugu afite amahane mudugu kumugeze mudugu reka tumugeze mudugu birahindutse reka tumugeze mudugu reka tumugeze reba yanguru bimwe kwa gakoko reka mbabaza ka iranguro yari yanjye yari warunaze niba twaravuze ko uzajya wiba mu mudugudu wawe nanjye ngajya niba mu mudugudu wacu njye bikaba byarashizemo wamukatase n'umwe twasangira ubundi wowe uraza kwifata ukaza kwa mudugudu wacu amusanze murashaka ko bakizana ibyo mushaka hako mudugudu nje banzu ubundi mudugu haragira kantu kongera kuvuga none ubu ngubu niko yari yafatiranye ubu noneho nta namufubita giye ndakubwiye ngo ceceka hako mudugudu ntacyo kushaka hajenda kwesha wowe washitse mubona ureshya gutyo mudugudu kangwiza kuri kwe ngiye kintu ushaka uyu mutipe yibye ingurube kwa gakoco bamuhumbi 40 name 20 kuko twagomba kwiba twese peje name 20 yanguru yo kwarwa gakoco nimwe mwayitwaye uyu yibye kandi nge nagomba kwiba mudugu nama 5,000 yabyanze kubera nge nahibye ninjo ngenyine wewe ura 20 ni nge nahirashida mudugu nge bandiba noneho rero ibi muvuze simubivuze se nimwe mwayiba nitwa cyane uyu yibye rero murabivugira hehe ku murenge ye baba we cyatwikoze ope nkorera sabu like share na comment maze undemere